ese nawe umwe mu bantu bajya bibaza ngo short circuit ishobora gukemuka gute cyangwa se ishobora kuba yavurwa gute? Short circuit ni ikibazo cyangwa se ni defo igiza ku ma circuit electronique cyangwa se kuri motherboard runaka, yaba power supply, yaba motherboard cyangwa se n'indi circuit board iyo ari yo yose electronique. Iyo tuvuze short circuit ni gute? Ni igihe niba dufite wenda board yacu imeze gutya, hano twinjizamo umuriro, hano hariho umutwe wo gukuramo, hano hariho umutwe wo guteranya, hano hakaba wenda harimo resistor, hano wenda hariho capacitor. Ni urugero wenda katubare yuko wenda board yacu cyangwa se circuit yacu ari gutya yubatse. Urabona iyo umuriro uje uba ugomba kuza ugaca muri ino nzira, ukaza ugaca muri capacitor ukagenda, nubwo nyine ibi ngibi ni ibintu nimajinye, ni urugero ntabwo ari ibintu bibaho. Umuriro ukaza ugaca hano muri capacitor ugakomeza ugaca muri resistor ukagenda. Iyo tuvuze short circuit ni igihe uyu muriro wanze gukomeza ngo uce muri ano ma component, ahubwo ugahita uca hano. Urabona uraje direct uhita uhura, nta component nimwe unyuzemo. Urabona nyine uciye inzira za bugufi, niyo mpamvu duhita tubyita ngo ni short circuit cyangwa se ni circuit ntoya. Urumva nicyo kintu bashatse gusobanura iyo bavuze short circuit. Rero hano tukagira n'ikindi kintu twita short killer. Short killer ni imashini noneho, ubundi iri jambo killer bisobanura ubundi umwicanyi. Urumva none ni imashini bishinzwe kwica ya short circuit, ubundi ntabwo twabyita. Ariko iyi imashini nziza cyane, nshobora kugira inama yo kuba watunga niba ari umutekinisiye, ukaba ujya ukunda guhura n'ibibazo bya short circuit, kubera ko short circuit zataka ahantu henshi. Ushobora kwataka motherboard, ushobora kwataka power supply, ndetse n'indi circuit board iyo ari yose igiye itandukanye. Rero hari umukunzi wacu rero tubajije ngo tuzamubwire kuri iyi mashini, ariko uyu munsi ndagira ngo tuze kuyivugaho birambuye, ndetse tumenye n'uburyo iyi mashini ibasha kuba yakora. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndakwakiriye, kanda subscribe kugira ngo uzabone amasomo yose tuzatwa-uploadinga hano, kandi ukande like kuri iyi video, ukoresha aho nose fuza kumasangira umenye, ndetse ugire muri comment. Comment ni ingenzi cyane, wibuke gusiga comment yawe. Reka dutangire. Short killer ni imashini idufasha ahanini, idufasha kutwereka ahantu hagize short circuit cyangwa se habayemo kurusirikwi. Akenshi niko kuri dukunda kubyita, kubyita ko ari kurusirikwi cyangwa se short circuit. Iyo tuvuze short circuit, mbabwiye ko ni igihe inzira z'umuriro zahuye zitanyuze mu component runaka. Kubera ko iyo zinyuze mu component, icyo gihe ntabwo tubyita short circuit, ahubwo nyine biba ari ibintu bisanzwe, kuko nta nubwo iyi short circuit yaba yabayeho. Kimwe nuko bishoboka yuko umuriro ushobora kunyura mu component makeya ugahita uhura, ariko nabyo twabyita short circuit. Urugero, hari nk'igihe wenda hano dushobora kuba dufitemo wenda nk'iyi resistor tubare ifite wenda ohme imwe, ni urugero ifite ohme imwe, hanyuma biraje bihise bihurira hano, bimaze guca muri ino resistor. Resistor ya ohme imwe nayo ubwayo nayo iba yemereye nk'urutsinga nk'izindi zose. Kurumva ohme imwe ni resistance ntoya cyane rwose itagira ikintu kumarira. Bivuze ngo ino resistor n'ubundi n'umuriro uje ugahura harimo ino resistor ya ohme imwe, noneho nta kintu kinini cyaba cyahindutse, nayo twahita tuyita short circuit. Noneho short circuit rero n'igihe yifata ikaba no muri IC. Nabwiye ko iyo tuvuze IC ni component akenshi ziba zifite amaguru guhera kuri ane kuzamura. Iyo component ibi bisobanuye ko kugira tuyite IC bisobanuye ko imbere irimo andi ma component menshi agiye atandukanye, harimo ama resistor, ama diode, ama transistor bashobora kuba arimo, ndetse n'izindi component nyinshi zigiye zitandukanye. Hashobora kubamo ama capacitor y'ama ceramics, ashobora kuba muri IC. Rero ibyo byose biba biri muri IC imbere. Rero n'ubundi nabwo hashobora kuvukamo short circuit muri iyo IC imbere. Ariko IC bitewe n'ukuntu twabonye ziba zimeze, wabonye ziba zifite umubiri w'umukara ugiye uriho ari amaguru. Rero iyo yanabayemo short circuit imbere ntabwo ushobora gupfa kubimenya, kereka igihe yaturitse. Kubera ko hari igihe akenshi iyo IC zigizemo short circuit hari ukuntu uriya mubiri wayo uturika cyangwa se ukabona iramenetse. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragara n'amaso ushobora kubona. Noneho hari igihe rero utabasha kubibona n'amaso, ushobora kubibona wenda ukaba wabibona ukoresheje multimeter ugapima ku maguru yayo, ukabasha kuba wabona ko harimo short circuit. Ariko noneho hari n'igihe n'ibyo biba bidashoboka bitewe n'uburyo iyo IC yimereye, nyine bitewe n'uburyo ifite wenda component menshi cyangwa se na design yayo, ukaba utabasha kuba wapima amaguru ngo umenye ko ifitemo short circuit imbere. Cyangwa se hari n'igihe uba usanga none ugasanga ni IC ifite amaguru nka 200. Nk'iyo ngiyo kuyipima ngo uzaye kumenya ngo imbere muri yo yifitemo short circuit ni ibintu bigorana cyane. Iyi mashini idufasha iki? Iyi mashini mu busanzwe ni power supply. Power supply nabwiye ko ni imashini nyine, power supply ni igikoresho cya electronique kidufasha kuba cyatanga umuriro turuze gukoresha ahantu runaka hagiye hatandukanye. Ashobora kuba kuri motherboard ya televiziyo, ashobora kuba kuri motherboard y'imashini, ashobora kuba motherboard ya telefone, ahantu hose dukenera gukoresha umuriro
dukeneye icyitwa power supply kugira ngo kidukorere umuriro uza guhura neza n'aho hantu tugiye gukoresha uwo muriro. Rero iyi short killer nayo ni power supply, ariko yo by'umwihariko ishobora kuba yatanga umuriro kuva kuri volt 0 kugeza kuri 15, ariko ibi nabyo bigendera kuri design yayo. Hanyuma ku bijyanye na current cyangwa se na ampere, ubwo ishobora gutanga kuva kuri 0 kugeza kuri ampere 30 bitewe na design yayo. Urabona ampere 30 buriya n'umuriro mwinshi utabona gutya. Ampere 30 n'umuriro mwinshi mu buryo bushoboka. Nubwo izi volte zaba ari nkeya, ushobora gusanga wenda ifite wenda nka volte 5 kuri ampere wenda 20. Kuri ampere 20. Uyu muriro nawo ni umuriro mwinshi, nubwo ubona ari utuvolte 5 gusa, ariko ampere 20 ni nyinshi cyane. Rero iyi power supply ikintu ikora ni iki? Reka tubare yuko dufite board iriho IC, iyo IC ikaba ariyo yagizemo short circuit imbere, ariko bikaba atari ibintu bigaragara inyuma. Iyo ushyizeho iyi short killer, uburyo uyishyiraho nta kundi ni ukuyifata ukayishyiraho undi ahantu wari usanzwe winjiza umuriro kuri iyo board, kuko ahantu hinjira umuriro haba hazwi. Iyo ufashe board yawe bitewe n'ubwoko bwayo, iyo ushaka gupima cyangwa se ushaka gukora, uyishyira ku nzira zinjiriraho umuriro, warangiza ukayatsa. Iyo uyakije, iyo ikintu ikora ni iki? Iteherezamo uyu muriro. Uyu muriro ubona ni umuriro mwinshi uhagije. Rero uyu muriro ugeze ahantu habaye short circuit, ikintu uhita wakorera ni kimwe, nuko hahita hashyuha mu buryo buteye ubwoba. Ushobora kuba wabibona mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kubibona wifashishije, ushobora gukoraho ukumva ahantu hashyushye, kubera ko iyo hari kuba short circuit gutya hagashyuha cyane, ni ibintu ushobora kuba wahita wumva mu buryo bworoshye. Cyangwa se hari n'igihe ushobora no gukoresha izo twita infrared, izo twita infrared thermometer, cyangwa se ni thermometer ariko zifashisha ibyo twita infrared cyangwa se infrarouge. Kimwe ushobora gukoresha na infrared camera, ni kamera ishobora kuba yareba ahantu hashyushye, ikahita ikubwira ati hano hantu ndi kubona ko hashyushye. Nyine hari uburyo ihita igaragaza amashusho yayo iyo ibonye ahantu hashyushye. Ariko mu buryo bworoshye n'ubundi, iyo imaze gushyiraho umuriro wayo kuri iriya IC, hashobora guhita hashyuha ku buryo nawe ubwawe n'amaso ushobora guhita ubireba ukavuga ati hano hantu ndabona ko hamaze gushyuha. Rero iyo umaze kubona yuko ahantu hashyushye kuri board, nta kindi gikurikiraho, uba wamaze kumenya ngo short circuit yanjye iri hano. Icyo uhita ukora ni kimwe, uhita ufata component ubonye ishyushye, ugahita uyikuramo, ugahita uyisimbuza izindi, kuko uba umaze kubona aho short circuit iri. Bivuze ngo iyi short killer yacu, akamaro kayo k'umwihariko ka mbere ni ukukwereka ngo short circuit yawe iherereye hano. Nicyo kintu cy'ibanze iyo igiye kudukorera. Ikindi kintu cya kabiri wenda navugaho nacyo, ni uko itwihutishiriza akazi, kubera ko kujya gufata motherboard na multimeter yawe ngo ugiye kwanariza, uvuge ngo hano hantu ndigiye gushakamo short circuit nkoresheje multimeter, ni akazi kagoranye mu buryo butoroshye. Sinzi ukuntu nabivuga gusa, ariko biragoranye cyane. Niyo mpamvu iyi ngiyi uyikoresha. Icya mbere cyo urabona isevinga igihe, nyine yihutisha akazi, ugahita umenya ngo short circuit yanjye iherereye hano. Ikindi kintu cya gatatu ishobora kugufasha ino mashini, ni uko iyo ubwayo hari short circuit ishobora gukemura cyangwa se ishobora kuba yavura. Urugero, nk'igihe ushobora gusanga nk'hano hantu izi nsinga zahuriye, cyangwa se izi nzira z'umuriro hano zahuriye hakaba short circuit, ushobora gusanga byakozwe n'agatsinga gato cyane, cyangwa se nyine n'inzira ntoya cyane ariko ugereranyije n'izicamo umuriro. Iki gihe iramutse yohejemo zino ampere, zihita zitwika hano hari habereye short circuit, bigatuma n'ubundi short circuit yawe ibasha kuba yarangira. Ariko nanone icyitonderwa, iyi mashini ikoresheje nabi ibasha kuba yatwika n'andi makomponenti mazima yari ari hafi aho ngaho. Bivuze ngo kuyikoresha nabyo ni ibintu byo kwitondera, ukabanza kumenya neza ngo ndayikoresha gute kugira ngo mbashe kuba namenya ahantu hari short circuit ariko ntangirije andi makomponenti. Kuko nk'uko ubibona nayo kugira ngo ibikwereke yoherezaho umuriro, kandi uba urabona ni umuriro mwinshi. Nubwo volte ubona ari nkeya, ariko izi ampere ziba ari nyinshi cyane, ku buryo uramutse uzikoresheje nabi zishobora kwangiriza amakomponenti yari mazima muri iyi board yacu. Rero ngira ngo uwari wabajije kino kibazo abashije kuba yasobanukirwa neza ukuntu ino mashini ikora. Imashini ikintu ikora, tubonye ko iyo yifashisha umuriro mwinshi gusa ikabasha gushyushya ahantu, cyangwa se kuko
ahantu hose habaye kurusirikwi, n'iyo haba ari mu nzu iwanyu ukabona habayemo kurusirikwi, ku bw'amahirwe make wenda ziriya fizibure ntizibashe kuba zakupa, ikintu gihita kiba ni kimwe, insinga zirashyuha cyane, ukabona insinga zahanutse ziri kubyara imyotsi myinshi. Rero hano naho nicyo kiba. Hano naho iyo yohezaho umuriro mwinshi uhagije ku buryo ahantu habereye short circuit hahita hashyuha cyane, ugahita uhabona ukavuga ati nanga byabereye, ugahita uhindura amakomponenti ahari. Ashobora kuba ari IC, ashobora kuba ari capacitor, kubera ko akenshi impamvu tuvuga IC cyangwa se capacitor ni uko ari zo components ukunda gusanga ifata ku muriro neza, ugasanga iri gufata aho umuriro winjiriye ku kimenyetso cyo guteranya, igafata no ku kimenyetso cyo gukuramo cyangwa se ground. Iki kimenyetso cyo gukuramo kuri board tugomba kucyita yuko ari ground. Na hano ugasanga IC rero nizo zikunda gufata hano kuri no muriro gutya, na capacitor nazo zikunda kubikora, ugasanga capacitor iri gufata hano kuri gukuramo, igafata no guteranya. Rero iyo yigizemo ikibazo ikaba yakangirika, niyo ishobora guhita iteza short circuit muri board, kandi board igezemo short circuit amahirwe menshi nuko bigiye guhita izima ntiyongere gukora ukundi, cyangwa se si no kuzimisha no kwangirika, ariko amahirwe menshi nuko izima. Nicyo kibanguka kuba cyahita kiba hafi aho ngaho. Rero urumva iyo ubikoze gutya, uriya muriro ushobora kuza ugahita ushyushya capacitor, tubona capacitor ashyushye cyane, ugahita uvuga ati ni ngiyi, ugahita uyikuramo ukaba wayisimbuza. Icyo gihe ewana akazi gahita kihuta, mu minota 2 gusa ushobora kuba usoje akazi kawe, ugatangira kurya amafaranga umeze neza. Rero niba ugejeje ahangaha video ni umuntu w'ingenzi cyane, tubone kuri Tatenemenya TV, kandi niba ugomba wigeze hano ukanda subscribe, ukanda like kuri iyi video, ukore share, kandi usige na comment yawe, ubundi duhuze ubutaha. Ciao.